irakubuye ije gusarura ibyeze n'ibiteze. Imana irambwira ngo nimbabwire ngo nimutabivamo murarimbuka. Kandi kubuye abapfumu, Imana irakubuye nimutihana murarimbuka. Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo nimuve mu bibi. Imana yarambwiye ngo nimuve mu businzi. Imana yarambwiye ngo nimuve mu busambanyi. Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo muve mu bintu muri gukora. Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo nimutihana. Imana mukore mubikunze mukiranuke ku kanini na gatoya kandi mwizere Imana ko ikora imirimo. Umuntu wava mu byaha akihana, Imana yamugirira neza, yamurinda urupfu rutunguranye. Kandi muri iyi minsi hariho impfu zitunguranye, abantu bari gupfa mu buryo butandukanye. Umuntu uri kujya kumva yarari mu ruhande rwawe ukumva ngo rapfuye. Imana rero niko gukubura kwayo, niko kuguhemba kwayo. Ahuko nagira ngo mbabwire ngo mbese niba uri muntu ki, mbese uzagenda ute? Nagira ngo mwitegure umunsi, muhore mwiteguye kuko mutazi umunsi n'igihe. Kandi mube maso, muve mu byaha, muve mu byo murimo, muve mu buyobe. Ubu muri iyi minsi mukiranuke ku kanini na gatoya. Imana yarambwiye ngo mwababyeyi mwe, Imana yarambwiye ngo mwabagabo mwe, amasaka agiye kuvanguka n'urukundo. Imana yarambwiye ngo nimugarukire Imana kuko bugiye kwira ngo nibwo uzongera guca. Imana yarambwiye ngo nimugarukiraho. Imana yarambwiye ngo kandi Reka tusuhuze kandi tubifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose, abari mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Mwese mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Waba dukurikiye ubabaye cyangwa se urwaye, ariko reka nkubwire ngo humura, Yesu arabizi. Humura, mu ijuru hari Imana kandi iyi Imana ishobora byose, dore ko nta nikibasha kurogoya imigambi yayo ku buzima bwawe. Uko waba umeze kose rero uruta uwamaze gupfa. Uhumure, Imana iri kumwe nawe. Uyu munsi twagize umugisha wo kubana n'umuhanuzi w'Imana, umukozi w'Imana. Yatubwiye yuko afite ubutumwa bukomeye kandi bwihutirwa agomba gutangariza isi, kandi ko ari ko Imana yabimutegetse. Uraho neza mukozi w'Imana? Yego. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Umeze neza? Ndaho rwose ndashima Imana. Imana ishimwe. Zamura mikoro kugira ngo twumvikane neza. Yego. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Reka ngusabe kugira ngo usuhuze abakunzi bacu nurangiza ubibwire. Yego. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Nitwa Nyirahabimana Agnes. Yego. Ndi umukozi w'Imana, ndi umuhanuzi, nkorera Imana, nsenga Imana. N'ibindi byose Umwami ashobojwe mbasha kubikora. Ujye ubasha kubikora. Reka mbere y'uko tugira ikindi cyose dukora, banze ngusabe kugira ngo usenge Imana. Yego. Kubaha Imana dusenge. Turagushimiye Imana nziza, tugushimiye kuri Umwami, tugushimiye kutaduhinduka. Aya masada atabuje Imana kuri izi tariki, turagushimiye kuko uri Umwami mwiza. Wabanye natwe, waraturinze muri uku kwezi kwa kabiri kurangiye, tugeze mu kwa gatatu tugushima. Wabanye n'Abanyarwanda, ubana n'Abanyarwandakazi, turagushimiye. Wabanye databuje Imana n'abatuye hanze gitare gikomeza u Rwanda, turagushimiye. Wumve ko tugushimye, tukuramburiye amaboko. Haleluya, haleluya, haleluya. Yishize ipfa ku bwacu, suko twari beza, suko twakiranukaga. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Ariko muri amasa turagushimiye rero, dukweretse umwanya tugiye kwinjiramo. N'umwanya ukomeye cyane, ariko tugusabye imbaraga, tugusabye amavuta. Ureke Mwuka Wera abanza ganza ahantu. Mwuka Wera ze databuje Imana twiyoborere. Imbaraga nyinshi zize zitugote. Uburinzi bwawe buze gitara gikomeye butuvuganire. Ubwiza bwawe databuje Imana buze bwururuke bubane natwe. Urakoze kuko twumvisha, urakoze Yesu. Amen, amen. Urakoze cyane. Ntabwo rero turi bukubaza ibintu byinshi, ahubwo reka tukwakire kugira ngo tugezeho icyo Imana yaguhaye kutugezaho uyu munsi. Yego. Haleluya. Amina. Imana ishimwe cyane. Banje gushima Imana ko Imana yabanye nanjye muri iki gitondo. Shimye Imana ko namwe yabarinze bari kumbona n'abari kunyumva. Yego. Shimye Imana ko itagihinduka. Imana yumve ko nyishimye. Yego. Imana ni nziza ibihe byose. Imana ni nziza, iturengera umunsi ku wundi, iraturwanirira.
Imana yumve ko nyishimye kuko yagize neza. Rero nje mbaganiriza mbabwira ngo Yesu ni umwami, Imana igira neza, Imana iratabara, Imana irarengera. Nje mbabwira ko Yesu agira neza bugacya bukira. Dateguye rero ijambo ry'Imana riboneka muri Yesaya igice cyaho cya 50 ku murongo wa 7 aravuga ngo ubwo umwami Imana azanabara nico gituma namwara, nico gituma nkomera mu maso yanjye hakamera nk'urutare, kandi nzi yuko nazakorwa n'isoni. Imana ishimwe cyane. Amina. Haleluya. Amina. Mwebwe bamunkurikiye, mwebwe muri mwo mundeba, mwebwe turimo twumva kana uyu mwanya, wumve ko utazamwara mu bibazo ufite, wumve ko niba ufite amakredi byanzi wanze kwishura, byarakunaniye kwishura, wumve ko utazamwara mu kibazo ufite, niba urwaye uri kwa muganga, niba wumva uremerewe, wumve ko utazakorwa n'isoni ngupfe isaha itari yagera. Ndagira ngo nkubwire ngo komera, ndagira ngo nkubwire tuza, ndagira ngo nkubwire ngo hari Imana itabara, hari Imana irengera, hari Imana ikura urupfu. Iyo niyo Mana ndi kubabwira muri uyu mwanya, kuko Imana yandinze kumwara, indindira muri iyi Kigali. Imana ishimwe cyane. Amina. Ego. Ndagira ngo mbabwire rero ngo nimukomere, nimutuze, Yesu arahari. Yesu niwe rufatiro rwacu, nta kintu na kimwe twabasha gukena. Reka twongere rero dusome kuri indi jambo ry'Imana iri muri Yohana igice cya 14 ku murongo wa mbere. Haravuga ngo nimuhagarika imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo kwa Data hari amazu menshi, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Ego. Imana ishimwe cyane, reka turekeraho. Haleluya. Amina. Icyo mbabwira ni ukugira ngo muharanire kuzagera muri icyo gihugu Yesu yagiyemo, kuko yagiye kudutegurira ahantu heza hameze neza. Yesu aba ahantu heza hatatseho inyenyeri mu birahure. Ndagira ngo mbabwire ngo muharanire gukorera Imana, muharanire kwizera Imana, muharanire gukora imirimo myiza, kuko niyo izaduherekeza. Kandi hari n'irindi jambo ry'Imana rivuga ngo byukura bagirane, kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Ndagira ngo wumve ko umucyo w'Uwiteka, ubuntu bw'Imana, Imana yuko yakugirira neza, wabyuka mu gitondo ukumva wakize wari urwaye, uko niko kurasirwa n'Uwiteka Imana yacu. Niryo jambo ry'Imana uyu mwanya turimo tuganiraho. Imana yagutabara, Imana yakurengera, wababuze ubukode ariko bugacya mu gitondo ukabona ubukode. Ubwo Imana yabikurasiye, kuko Imana tuyibonera ubundi mu bikorwa, ntago tuyibonera ngo tuyibone mbona kubona igenda, ahubwo tuyibonera mu bikorwa, muri cya kibazo ufite, muri bwa bukene bwawe, ukabona Imana iragutabaye. Muri ka kazi ka business kawe wapanze, wabonaga kadafatika, ejo ukabona uteye imbere, ubundi uko niko kurasirwa n'umucyo w'Uwiteka. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana ije kukurasira, Imana ije kukwereka ko ari Imana. Niba waravuganye n'Imana, niba hari icyo yakubwiye, wumve ko kizasohora mu izina rya Yesu Kristo. Bundi butumwa afite nuko Imana ije gukubura. Haleluya. Imana ije gukubura, ije gukura urukungu mu masaka. Haleluya. Hagira ngo mbabwire ngo abanze kwihana, Imana ije gukubura. Ikubuye abasambanyi, ikubuye abasinzi, ikubuye abarozi, ikubuye abapfumu. Imana irakubuye, nimutihana murarimbuka. Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo nimuve mu bibi. Imana yarambwiye ngo nimuve mu businzi. Imana yarambwiye ngo nimuve mu busambanyi. Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo muve mu bintu muri gukora. Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo nimutihana. Imana irakubuye, ije gusarura ibyeze n'ibiteze. Imana irambwira ngo nimbabwire ngo nimutabivamo murarimbuka, kandi mukiranuke ku kanini na gatoya. Imana yarambwiye ngo mwababyeyi mwe, Imana yarambwiye ngo mwabagabo mwe, amasaka agiye kuvanguka n'urukundo. Imana yarambwiye ngo nimugarukire Imana, kuko bugiye kwira ngo nibwo uzongera gucya. Imana yarambwiye ngo nimugarukiraho. Imana yarambwiye ngo kandi Uwiteka ngo izabarya tutabaya sikinivo. Uzugira neza Mana yagasana. Kandi nimube maso, musenge. Wasengaga rimwe asenge kane, hari ibintu bigiye guhinduka. Wasengaga gatatu asenge kane, wasengaga gatanu asenge gatandatu. Imana irambwira ngo kandi uzakora ibyo ngibyo azabona ingororano y'Imana. Imana ishimwe cyane. Ashimwe Imana cyane.
Imana iguhereza umugisha. yego. Maze iminsi nagize ikibazo ndavuga nti nyamara muri iyi minsi washaka yasenga, yego, kuko ndimo ndakira abantu bavuga bati Imana izanywe no gukubura. yego, Ntabwo ndasobanukirwa iby'ubu buhanuzi. yego. Hari n'abadukurikiye abenshi nabo ntabwo barabisobanukirwa neza ngo bamenye ibyabyo, ariko buriya arona abajije arambwira ngo ibi ngibi bimenywa n'abari mu mwuka. Yego. Ndagira ngo nimba hari icyo wasobanuraho kirenze dusobanure kugira ngo abantu bakomeze bisobanure. Uku gukubura kw'Imana wumva abantu barabwiye banga kwihana. Abantu Imana irababwira ati ndaje mu bintu murimo mukora ni mubivemo. Numva ko nababwiraga yuko Imana ije guhana no guhemba cyangwa se ije gukubura umuntu w'umusambanyi, umusinzi, abantu babwiye kuva mu byaha baranga binangira imitima. Hari naho badutera amabuye bavuga ati turabasazi. Ubundi bazi ngo abarokore ngo nabasazi. Yego. Ariko ndagira ngo mbabwire nago gusara gasarira mu mwami. Si byo se? Kandi ndagira ngo mbabwire mwebwe murimo munyumva, mwege munkurikiye, Imana nukurije guhana kandi namwe murimo mubonesha amaso. Si turi kuvuga ibiri kubaho ubu, ahubwo turi kuvuga ibizabaho, ndetse hazabaho n'ibindi mwabasha kubonesha amaso yanyu namwe mugatinya. Ariko ndagira ngo nimutinye ijisho ry'Uwiteka, kandi mukore mubikunze, mukiranuke ku kanini na gatoya, kandi mwizere Imana ko ikora imirimo. Umuntu wava mu byaha akihana, Imana yamugirira neza, yamurinda urupfu rutunguranye. Kandi muri iyi minsi hariho impfu zitunguranye, abantu bari gupfa mu buryo butandukanye. Umuntu uri kujya kumva yarari mu ruhande rwawe ukumva ngo rapfuye. Imana rero niko gukubura kwayo, niko kuguhemba kwayo. Ahubwo nagira ngo mbabwire ngo mbese niba uri muntu ki, mbese uzagenda ute? Nagira ngo mwitegure umunsi, muhore mwiteguye kuko mutazi umunsi n'igihe. Kandi mube maso, muve mu byaha, muve mu byo murimo, muve mu buyobe. Ubu muri iyi minsi habonetseho ikintu cy'uko umugabo ashyingiranwa n'undi mugabo, ibintu by'ubutinganyi. Nacyo nakivugaho kuko mu bintu byarimbuye Sodomu na Gomora nabyo birimo. Ubwo rero nabo Imana iraje bakubure, iraje rwose ibanyureho, baraje barimbuke bashireho. Icyo kintu kibabaza Imana kurusha ibindi bintu byose. Kandi namaze kumenya yuko natwe muri iki gihugu birimo. Yego. Kandi n'Imana ibitubwira kenshi. Ubwo rero Imana ije guhemba no guhana. Mwababyeyi mwe, mwabapapa mwe, mwihane mukiranuke, musanga Imana muyitakire. Imana ni umubyeyi, Imana irababarira, Imana iracicaye ku ntebe y'imbabazi. Uyisanga izamwakira mu izina rya Yesu. Hari abantu bavuga bati twebwe nyamara tumaze igihe duhamagara iyi Mana ariko ntabwo twayibonye. Ati rero twisubiriye mu byo twahoragamo kera, nka wa mugabo wavuze ati ngewe nisubiriye kuroba. Yego. Abo aho ngaho ntibagira bakavuga ati uyu muntu iyi Mana ariko tubwira ngo tuyishake, turayishaka gute kandi tumaze igihe kinini tuyishaka tukaba twarayibuze? Kaho ngo nyishakire ibumoso nkayibura, ngo najye iburyo nkayibura, ngo impande zose ndayibura. Hari umuririmbyi ujya uvuga ngo Imana ibihereye mu isibo. Nangize n'uwo muri kantike kugira ngo duhite tunamuririmba. Oya. None oya, n'ubundi nawe yajya aririmba n'umuhanzi. Yego. Ati Imana ibihereye mu isibo. Burya Imana yije ibihera aho byatangiriye. Niba ari ubukene aho kugira ngo kandi burya ukene nyuma wakena mbere. Hari umuntu rero ubona ibintu byanze byagahita bijabukamo, avuga ati Imana irabeshya, ati bune ninjya gutega ku muhanda, ati ndazana 5, ati ariko ninjya gusenga tayo Uwiteka ngo izaba rya tutabaya sikinivo. Uzugira neza Mana yagasana. Kandi nimube maso, musenge. Wasengaga rimwe asenge kane, hari ibintu bigiye guhinduka. Wasengaga 3 asenge 4, wasengaga 5 asenge 6. Mana irambwira ngo kandi uzakora ibyo ngibyo azabona ingororano y'Imana. Imana ishimwe cyane. Ashimwe Imana cyane.
Imana iguhereza umugisha. yego. Maze iminsi nagize ikibazo ndavuga ni nyamara muri iyi minsi washaka yasenga, yego, kuko ndimo ndakira abantu bavuga bati Imana izanywe no gukubura. yego, Ntabwo ndasobanukirwa iby'ubu buhanuzi. yego. Hari n'abadukurikiye abenshi nabo ntabwo barabisobanukirwa neza ngo bamenye ibyabyo, ariko buriya arona bajije arambwira ngo ibi ngibi bimenywa n'abari mu mwuka. Yego. Ndagira ngo nimba hari icyo wasobanuraho kirenze udusobanurire kugira ngo abantu bakomeze bisobanure. Uku gukubura kw'Imana wumva abantu barabwiye banga kwihana. Abantu Imana irababwira ati ndaje mu bintu murimo mukora ni mubivemo. Numva ko nababwiraga yuko Imana ije guhana no guhemba cyangwa se ije gukubura umuntu w'umusambanyi, umusinzi, abantu babwiye kuva mu byaha baranga binangira imitima. Hari naho badutera amabuye bavuga ati turabasazi. Ubundi bazi ngo abarokore ngo nabasazi. Yego. Ariko ndagira ngo mbabwire nago gusara gasarira mu mwami. Si byo se? Kandi ndagira ngo mbabwire mwebwe murimo munyumva, mwege mu nkurikiye, Imana nukurije guhana kandi namwe muri mwe mubonesha amaso. Si turi kuvuga ibiri kubaho ubu, ahubwo turi kuvuga ibizabaho, ndetse hazabaho n'ibindi mwabasha kubonesha amaso yanyu namwe mugatinya. Ariko ndagira ngo nimutinye ijisho ry'Uwiteka, kandi mukore mubikunze, mukiranuke ku kanini na gatoya, kandi mwizere Imana ko ikora imirimo. Umuntu wava mu byaha akihana, Imana yamugirira neza, yamurinda urupfu rutunguranye. Kandi muri iyi minsi hariho impfu zitunguranye, abantu bari gupfa mu buryo butandukanye. Umuntu uri kujya kumva yarari mu ruhande rwawe ukumva ngo rapfuye. Imana rero niko gukubura kwayo, niko kuguhemba kwayo. Ahubwo nagira ngo mbabwire ngo mbese niba uri muntu ki, mbese uzagenda ute? Nagira ngo mwitegure umunsi, muhore mwiteguye kuko mutazi umunsi n'igihe. Kandi mube maso, muve mu byaha, muve mu byo murimo, muve mu buyobe. Ubu muri iyi minsi habonetseho ikintu cy'uko umugabo ashyingiranwa n'undi mugabo, ibintu by'ubutinganyi. Nacyo nakivugaho kuko mu bintu byarembuye Sodomu na Gomora nabyo birimo. Ubwo rero nabo Imana iraje bakubure, iraje rwose ibanyureho, baraje barimbuke bashireho. Icyo kintu kibabaza Imana kurusha ibindi bintu byose. Kandi namaze kumenya yuko natwe muri iki gihugu birimo. Yego. Kandi n'Imana ibitubwira kenshi. Ubwo rero Imana ije guhemba no guhana. Mwababyeyi mwe, mwabapapa mwe, mwihane mukiranuke, musanga Imana muyitakire. Imana ni umubyeyi, Imana irababarira, Imana iracicaye ku ntebe y'imbabazi. Uyisanga izamwakira mu izina rya Yesu. Hari abantu bavuga bati twebwe nyamara tumaze igihe duhamagara iyi Mana ariko ntabwo twayibonye. Ati rero twisubiriye mu byo twahoragamo kera, nka wa mugabo wavuze ati ngewe nisubiriye kuroba. Yego. Abo bo aho ngaho ntibagira bakavuga ati uyu muntu iyi Mana ariko tubwira ngo tuyishake, turayishaka gute kandi tumaze igihe kinini tuyishaka tukaba twarayibuze? Kaho ngo nyishakire ibumoso nkayibura, ngo najye iburyo nkayibura, ngo impande zose ndayibura. Hari umuririmbyi ujya uvuga ngo Imana ibihereye mu isibo. Nangize n'uwo muri kantike kugira ngo duhite tunamuririmba. Oya. Oya n'ubundi nawe yajya aririmba n'umuhanzi. Yego. Ati Imana ibihereye mu isibo. Burya Imana yije ibihera aho byatangiriye. Niba ari ubukene aho kugira ngo kandi burya ukene nyuma wakena mbere. Hari umuntu rero ubona ibintu byanze byagahita bijabukamo, avuga ati Imana irabeshya, ati bune ninjya gutega ku muhanda, ati ndazana 5, ati ariko ninjya gusenga nta kintu ndi buzana. Ariko Imana yiguhaye burya iguha ibiramba, ntabwo guhiba by'umunota 2 kimwe nk'uko burya ibintu. Kandi tujya twumva n'ubuhamya kenshi burya hari abantu bagiye batanga ubuhamya butandukanye, uburyo bagiye basambana, ibintu basambanye byose bigashira, ntibabe bakubakamo n'inzu cyangwa ikibanza bikarangira. Ndagira ngo mbabwire ni abantu bari kubivamo, ni mugarukiraho. Iby'Imana biraramba kandi iby'Imana biryo warambije warambiwe
yatashye bisaba kwihangana, gukomera, kwizera. Kwihangana, gukomera no kwizera. Yego. Ibyo ngibyo nibyo umukristo asabwa gukora. Yego. Yego. Nibyo umukristo agomba gukora. Yego. Nimba nta yindi message cyangwa se nimba ari indi message nayo wayitambutsa cyane mbare ntayo watambutsa nimero ya telefone ubundi ukadusengera Imana. Ego, reka nta yindi message mfite aho ko Imana ibagirire neza, reka dusenge. Yego. Twarangiza gusenga ndatanga iyo nomero. Yego. Turagushimiye Imana nziza, tugushimiye kuri mwiza, tugushimiye kutajya uhinduka, uri igiti cy'inganza marumbo, uri sambe itarumba, uri Imana yacu bwite, uri Imana ikora ibitangaza n'imirimo, uri Imana twizeye ku manywa na nijoro, uri Imana itureberera, uri Imana iturwanirira. Ngwino urwanirira abamama, ngwino wubaka ingo zasenyutse, ngwino utabare, ngwino urengere databuja Imana, ngwino ufashe ipfubyi n'abapfakazi, ngwino umenye abababaye nyagasani Imana. Ndasenze kugira ngo data urwane kandi utsinde, imbabazi zawe zongere zigaruke ku bana bawe, ubwiza bwawe bwongere butugarukire mu izina rya Yesu Kristo, kubera kuri mwiza, uri mwiza. Uwiteka ujye urenganura abarenganye. Muri amasaha manje gusengera abarwayi bari kwa muganga, bararwaye, bararembejwe, hari abatabyuka, hari abatamenya uwinjiye n'usohotse, ariko mbasabiye uburinzi, mbasabiye gukira mu izina rya Yesu. Uwiteka nyagasane, hari n'ababyeyi batwite bari ku maseta bari kubyara, muri uyu mwanya hagarika ubutware bwawe, hagarika gitero gikomeye, imbabazi zawe, ubaha abana bazima, ubahe kuva yari amahoro databuja Imana, babona abana bazima, n'ababyeyi babona abana babo, uko databuja Imana duhagaze mu minsi igoye, iminsi iruhije umugenzi. Niyo mpamvu tubasengeye kugira ngo bahe gukira, kandi databuja Imana abafite ibibazo bitandukanye byose ubisubirize kwifuza kwabo, ubagire neza. Urakoze Yesu, urakarama. Amen, amen. Numero yawe ya WhatsApp 07 25 09 247 07 25 09 247. Urakoze cyane, we wari udukurikiye. Imana iguhereza umugisha. Shalom. Ego.